Iyi nkuru irababaje kandi iteye agahinda. Abakobwa 16 bapfiriye rimwe, nyina bamwe mu bakobwa aje gutabara umwana we ahita akora impanuka nawe ahita apfa. Ibi ngibi byateye agahinda gakomeye cyane. Yaje gushyingura nawe rwose batamushyingura. Agahinda gakomeye, amarira n'imiborogo byarenze imbi mu gusezera bwa nyuma. Abakobwa 16 bapfiriye mu nkongi yibasiye Utumishi Girls Academy, ikigo bigagamo. Hari ibihe bimwe byo mu buzima bikagura umutima kubyakira. Hari n'inkuru zimwe umuntu yumva zigatuma aceceka akabona amagambo yo gusobanura ububare bwazo. Muri Kenya imiryango myinshi yabyukiye mu gahinda katagereranywa nyuma y'uko abakobwa 16 b'abanyeshuri bo kwishuri rya Utumishi Girls Academy bahitanywe n'inkongi y'umuriro yibasiye icumbi ryabo mu ijoro ryari rigeneye kuruka ndetse no kurota ejo hazaza. Abana ngo bari baryamye, bamwe batekereza amasomo yabo, abandi batekereza inzozi zabo z'ejo hazaza. Harabifuza kuzabaganga, abanyamategeko, abarimu ndetse n'abayobozi b'ejo hazaza. Ariko ngo mu kanya gato ibyo byose byahindutse amateka ubwo umuriro ukomeye watangiraga gukwira mu nyubako bararagamo. Nyuma y'uko abana bamaje gushya amasaha akurikiye, igihugu cyose cyakomeje gukurikira inkuru y'aya makuba. Ariko uyu munsi agahinda gakomeye karushijeho ubwo imiryango yabo yahuriraga hamwe kugira ngo isizire bano bana bwa nyuma. Mu muhango wabereye mu gace ka Girigiri muri Kenya, abantu ibihumbi n'ibihumbi bateraniye hamwe, isanduku zaza zitondukanyije imbere y'abaje kunamira abo bana. Nguko abantu bazirebaga ni kamara yashigaho kugwira. Ababyeyi bamwe baguye hasi kubera agahinda, abandi barare cyane ku buryo rwose byari bigoye kubahumuriza. Bamwe mu babyeyi bavuze yuko bari baratanze ubuzima bwabo bwose kugira ngo abana babo bazagire ejo heza. Hari uwavuze yuko umukobwa yari amaze iminsi amubwira yuko yifuza kuzaba umuganga kugira ngo afashe abantu. Undi nawe yabogotse avuga yuko umukobwa yari umunyeshuri ngo n'ikinyamupfura ndetse n'umurava muri icyo kigo. Abanyeshuri bagenzi babo nabo bari bafite agahinda gakomeye cyane. Bamwe bariraga, abandi bariraga nabonaga amasanduka abagenzi babo, ariko nibizira ko bakinaga hamwe basangiraga amasomo ndetse n'inzozi kugeza amagingo aya batakiriho. Ubwo amasanduka atangiraga kujyanwa aho bagomba gushyingurirwa, amarira yarushijeho kuba menshi cyane. Imiryango myinshi yarikomeje kubaza impamvu ibintu nk'ibi ngibi byabaye, ndetse bamwe bagasaba yuko hakorwa iperereza ryimbitse kugira ngo amenyekane cyateye amakuba. Amakuru yatangajwe n'inzego z'umutekano yagaragaje yuko hari amakuru akomeje gukorwa iperereza yerekana ko inkongi ishobora kuba yateye n'ikorwa ry'ubugizi bwa nabi kandi ko abantu babikoreye ku bushake. Ibyo byatumye abaturage benshi barushaho gusaba ubutabera ndetse no kumenya ukuri ku byabaye. Muri aya makuba kandi habaye indi nkuru ababaje cyane abantu benshi kurushaho. Umubyeyi witwa Fefene yapfiriye impanuka y'imodoka ubwo yari kuza ku ishuri amaze kumva inkuru y'inkongi yari yibasiye aba banyeshuri. Uwo mubyeyi ngo agiye gushaka amakuru y'umwana we, ariko naza kuza kubura ubuzima mbere yuko nabageraho yaragiye kuko yahise akora impanuka itapfa. Abayobozi ba Kenya, abanyamadini ndetse n'abaturage basanzwe bakomeje kwihanganisha imiryango yabuze abayo, by'umwihariko umubyeyi witabye Imana nabaje gushyingura umwana we. Benshi bahise bavuga ko igihugu cyose cya Kenya cyatangiye kunamira abantu bana mu buryo bw'agateganyo. Iyi nkongi kandi yongeye kuzamura ibibazo bijyanye n'umutekano mu mashuri acumbikira abanyeshuri. Hari abasaba yuko amashuri yose yasuzumwa kugira ngo harebwe niba afite ibikoresho bihagije byo gukumira inkongi ndetse n'inzira zagije zo gutabaramo igihe habaye impanuka nk'iyi ngiyi ikomeye. Nubwo igihe kizagenda, ariko ku miryango y'abana bagera kuri 16 bose igikomere cyasizwe n'aya makuba gishobora rwose kuzamara imyaka myinshi, aho bari bafite ibyishimo byo kubona abana babo bakura bangiza amashuri ndetse bakubaka ejo hazaza heza habo. Ubu basigaye amarira, agahinda ndetse n'urwibutso rutazigira rusibangana. Abakobwa bagera kuri 16 ba Utumishi Girls Academy bagiye bakiri bato cyane, basize inzozi zabo zituzuye ndetse basi imiryango yabo bakunda kandi basize igihugu cyose kibibuka. Nubwo batakiri kumwe n'ababo, ariko amazina yabo azakomeza kwibuka nk'abana bahitanywe rimwe mu nkongi zabaje cyane zabaye mu mateka Kenya ndetse no muri uyu mwaka by'umwihariko ku isi yose. Nta kindi twavuga rero sibyo kubabwira duti baruhukire mahoro, rest in peace. Ndetse n'uyu mubyeyi rwose wakoze impanuka aje gushyingura umwana we rwose tumwifurije kugira uruko ridashira, aruhukire mahoro mu buzima bibaho. Mbabwirani kandi inkuru ikwiye kudusigira isomo ry'uko ibihe byose bidasa. Harigere rwose umunsi umwe by'uko ugasanga ibintu byose byahindutse nabi. Mbabwirani kara gace imibona cyari mwe Nyabari Obed, nayo ngiyi ni Obi Time News yavugiraga mu gihugu cya Kenya. Obi Time News.